it's a prank. Ibintu byose abantu basigaye babigira prank, basigaye babyitirira prank, cyangwa se ababibonye bakabyita prank. Ubanza aho bigeze ubu tugiye kujya tunabona cyangwa se umuntu agiye kujya apfa tuvuge ko ari prank, ariko uretse ko icyo gikorwa cyo wenda biramutse bigenze uko twabyishimira kubona umuntu twari tuzi ko yapfuye ariko tugasanga byari prank, twabyishimira kubera ko ntabwo tuba twifuza ko abantu bacu batuvamo, ntabwo natwe ubwacu tuba twifuza ko twapfa, kubera ko urupfu ntabwo tujya turumenyera. Urupfu rurababaza, urupfu ruraryana, ntabwo tujya twumva ko byabayeho, ntabwo tujya twicara ngo dutekereze ko natwe tuzapfa, tubashe kwakira nyine ko rwa rupfu rusanzwe ruhari. Aho gusanga igihe cyose bibayeho duhora tumeze nk'aho bibaye ari ibintu bishya mu maso yacu. Impamvu dutangiye tuvuga prank ni uko umunyamakuru wacu Murindahabi Irene nyuma yo kugaragaza amafoto arimo umukunzi we, bigaragaza ko yitegura kurushinga cyangwa se byashyizwe hanze bimeze nk'aho ari integuza y'ubukwe bwe n'uwitwa Liliane, umukobwa mwiza w'inzobe nk'uko mubibona muri aya mafoto. Abantu benshi bagiye batera comment ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bavuga ko ari prank, abandi bakavuga ibintu bitandukanye ari nabyo tugiye kugarukaho. Hari abavuze bati ese Irene bigenze bite ko bamwe mu bantu bagiye basererezwa cyangwa se bashyirwa mu gatebo kamwe bavuga ko bavugwaho ko banze gushaka, nk'urugero nk'uwitwa Seburikoko ko bavuze ko nta gahunda y'igikwe, nta gahunda y'urushako, none akaba batengushye. Izo ni zimwe muri comment zagiye zigaragara muri iyi nkuru, bavuga bati Irene arabatengushye bavuyemo, cyangwa se imwe mu nama bakoze ko bavuga ko ari inama ngo yakozwe n'abasore bakabaye barashatse cyangwa se bafite abagore ariko bakaba batabikozwa cyangwa batagaragaza ko bari no muri izo nzira zo gukora iki gikorwa. Rero bavugaga ko cyangwa se bavuze ko Irene yabavuyemo, yanze gukurikiza ibyakorewe muri izo nama. Si uko ariko iyo nama yakozwe koko nyine, ahubwo ni ko hakunda abantu bavuga basererezanya. Izindi comment nizagiye zigaruka ku bana b'abakobwa Murindahabi Irene abereye manager, ari bo Vestine na Dorcas. Aho nanone iyi nkuru yigeze gusakara bavuga ko Irene yahisemo kubera manager aba bana kugira ngo azagire uwo mwakuramo mugire umufasha we, ariko bikavugwa nanone nta gihamya cyangwa se ntacyo bashingiyeho babivuga, bikageza aho babonye atanze Vestine bakavuga ko buriya ari kugira ngo hasigara umwe atazatwara umwe ndagasigara bikaba bibi cyangwa se akarakara. Niyo mpamvu rero n'ibyo bintu byagiye bivugwa, ariko haza gucamo n'indi nkuru y'uwitwa Aisha, aho bagaragaye mu mafoto agiye atandukanye. Ikindi Aisha akagenda agaragaza muri bimwe mu biganiro agiye akora, akagenda agaragaza amarangamutima afitiye Irene. Bamwe rero batangira kuvuga ko yaba ari umukunzi we, batangira guhwihwisa amagambo menshi ku bijyanye n'icyo kintu, ariko nanone byaje gusobanurwa n'uko bagaragaje ko ari filime bendaga gusohora cyangwa se n'ubu ngubu bari gusohora, iri gukinwa igeze ku bice runaka. Izi rero ni zimwe mu nkuru, ariko nanone binyuze muri comment zagiye ziterwa n'abantu batandukanye, tukaba turi kwibaza tuti biragarukira he, kubera ko bijyanye na Aisha bamwe bari kuvuga bati muri comment zimwe na zimwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bari kuvuga bati Aisha ariyahura, Aisha yababaye. Nubwo byari filime bagaragaza ko ari filime, ariko byasaga naho Aisha we yarabifite muri gahunda cyangwa se yari kwishimira ko iki gikorwa cyabaho muri bo bombi, yaba Irene na Aisha. Ariko nanone ntabwo tujya tumenya ibyo umuntu atekereza, nubwo tuba tumubereye mu bitekerezo cyangwa se ntabwo tuba tuzi umutima we icyo wifuza. Niyo mpamvu tutagomba cyangwa se tudakwiriye kuba twavuga ikintu tukagihamya. Ubwo ndavuga ku bantu bagenda bavuga inkuru nk'izo. Hari n'akandi gakomenti ariko nanone abantu bagiye bagarukaho bavuga kuri uyu mukobwa, uyu mwari ugiye
cyangwa se uzabera umufasha uwo musore wacu Irene, bavuga ko ari mwiza, inseko, ibintu nk'ibyo. Rero ntabwo komenti zose ziza ziri negative cyangwa se ziza zitari kuvuga neza ibintu runaka, hari n'iziza ni nziza. Ubwo muri make bamushimiye cyangwa se bashimye amahitamo y'uyu munyamakuru wacu Irene. Ibi ngibi rero ni ibintu byabaye ku itariki itari kure cyane n'ingiyi turiho, bimaze nk'iminsi 2 gusa aribwo umunyamakuru Murindahabi Irene yari amaze gushyira hanze integuza y'ubukwe bwe na Liliane, umukobwa w'inzobe cyangwa se umukobwa mwiza w'inzobe. Bo bagaragaje ko save the date iri mu kwezi kwa munani tariki 15 uyu mwaka turimo 2026. Uyu mukobwa rero yaratunguranye kubera ko abantu benshi ntabwo bari babizi, ahubwo bari biteze bimwe mu byo twahereyeho tuvuga, batumva ko uyu musore afite umukunzi kandi ko niyo yaba amufite, bagateganya cyangwa se bagakekeranya bamwe mu bantu basanzwe bahora hafi y'uyu musore cyangwa se basanzwe bakunze kugaragara bari kumwe, ariko ntabwo bari biteze ko ari uyu nguyu witwa Liliane. Iyi nteguza rero yari kumwe n'amafoto, ubwo turavuga integuza ya save the date cyangwa se iyi tariki bagaragarijeho ko bitegura kurushinga. Yari kumwe n'amafoto ya Emeline, ari kumwe na Liliane, afite ururabo mu ntoki nk'uko muri kubibona muri aya mafoto. Hakaba hari n'indi foto igaragaza Irene ari kumwe n'uwo yahisemo ko yazamubera mama w'abana be ahantu hatari mu Rwanda, ari naho benshi bahereye bavuga ko uyu mukunzi ataba mu Rwanda. Aya mafoto rero yaherekejwe n'amagambo agira ati sinjye uzarota bibaye mami. Ubwo ntabwo ari byo gusa, amagambo yaragiraga ati sinjye uzarota bibaye mami ndagukunda. Irene rero nyiri umuyoboro wa YouTube channel ya MIE Empire, ni MIE Empire, yanakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Isango Star ndetse na Isibo TV. Uyu munyamakuru bikaba bivugwa ko rero agiye gushinga cyangwa se kurushinga n'uyu mukobwa witwa Liliane. Ntabwo byari igikorwa kibi, abenshi barabyishimiye nubwo hataburamo ayo magambo agiye atandukanye yo kuvuga ko bibatunguye cyangwa se batateganyaga ko yaba ari uyu mukobwa. Ariko ntabwo ikibazo ari uwo bagiye kurushinga, ahubwo ikibazo ni mwebwe mutari kumva ko ibi ngibi byabaye. Niyo mpamvu rero bamwe bakiri kuvuga ko ari prank, ibintu byose basigaye babyita prank, bakashingira ku kuba bari batangiye kunuganuga ko agiye kubana na Ash cyangwa se ariwe mukunzi we, ariko bikarangira bagaragaje ko ari projet ya filime. Kuba rero harabayeho kugaragaza bimeze nk'umubano hagati ya Irene na Aisha, niyo mpamvu n'ubu ngubu bari kuvuga ko ibi ngibi nabyo bishobora kuzaba prank cyangwa se kuzahindurwa prank, ariko byo birihariye cyangwa se biratandukanye. Ntabwo twatinya kuvuga ko ibi ngibi byihariye bitewe n'uburyo byagaragajwemo, ariko nanone hari n'abatangiye kuvuga ko ari AI. Ibaze ni ukuri bakaba bataye amafoto ni AI, ntabwo ari byo. Ubundi kubera iki mutifuriza umuntu kugera ku byiza? Gusa nk'uko twabivuze nanone ntabwo benshi baba bari kuvuga ibi negative, ahubwo bamwe bari kuvuga ibiri positive. Harimo bamwe mu byamamare byagiye byifuriza uyu muhanzi amahirwe masa ndetse no kuzagira urugo ruhire, bakaba banavuga ko bakaba bamuha ikaze muri kino cyiciro yatinze kujyamo bo bagezemo. Ubwo ni kuri bamwe mu bamaze kugera muri iki cyiciro bari kuvuga bati naze arebe icyo abandi bamurushije. Rero twifurije Irene imyiteguro myiza nk'uko koko aya matariki yagaragaje. Twizeye ko ari ibyo koko cyangwa se bizanagenda neza, bitazaba nk'uko abantu bari kubivuga ngo ni prank cyangwa se ibindi bintu. Twizeye ko bizagenda neza kandi byose yifuza tumwifurije kubigeraho. Turi kuri Media Empire, aho tubagezaho amakuru atandukanye agezweho, ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'iby'ubuzima, amadokumentari cyangwa se tukabagezaho inkuru zaba iz'ubuzima zaba iz'urukundo, tukabasobanurira amazina ndetse n'utuntu tundi.
Rero niba wari uri kumwe natwe kuva dutangiye iyi nkuru kugeza ku musozo, turagushimiye. Tukwifurije kuzabikurikira ibyo tukugezaho kubera ko ari ingenzi kuri wowe ndetse n'abandi bari hirya no hino ku isi. Ushobora kuba wibajije ngo kubera iki cyangwa se gute, ariko kuvuga ko ari ingenzi kuri wowe n'abandi bari hirya no hino ku isi nuko nubibona batabibonye uzaba imbarutso yo kuba babimenya cyangwa se byabageraho. Ariko mwese nimutabimenya ubwo bizagorana kuba hari icyo byabafasha. Rero niyo mpamvu tuvuga ko ari ingenzi kuri wowe ndetse n'abatuye isi muri rusange. Wakoze kubana natwe, twizere ko urakomeza no kubana natwe ibyo turakugenera mu masaha ari imbere cyangwa se mu minsi iri imbere. Imana ibane namwe, turabashimiye cyane.